Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Burya ngubwira uwumva ntavunika. Nicaye nibaza iby'uru rugendo rwerekeza iyo mu ijuru. Mbona abantu magana barutangira barukunze hagasoza mbarwa. Burya abahurujwe n'imigati n'abashaka ibyubahiro abo bagwanzira. Kandi aburiye inkike ntibanyure mu nzira ifunganye. Umwami Yesu ashimwe, nshuti bavandimwe bene data, nongeye kubasuhuza kandi ndabifuriza amahoro y'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nongeye gushima kandi Uwiteka Imana yacu inyemereye kugira ngo ngaruke n'ubundi dusangire ijambo ry'Imana, dusangire ubutumwa ndetse n'amahishurirwa. Izina ryanjye n'umuhoza Clement. Nshimiye Uwiteka Imana yacu ndetse nanagushimira wowe mwene data tugeranye magingo ya turi bazima, ngo haye ikaze ku Mwubatsi TV kugira ngo dusangire iby'umwuka w'Imana ari gushyira ku mitima y'abantu ndetse n'ibyo ari gushyira ku mutima wanjye. Mbere yuko rero dutangira, reka mbanze nshima Imana nyiragize uyu mwanya, hanyuma mbabwire noneho icyo tugiye kuganiraho cyangwa se icyo mbazaniye. Uwiteka Mana isumba byose, Mana nyiribihe, Uwiteka Imana Data nyir'ubushobozi bwose no gushyirwa hejuru, nshishije bugufi umutima wanjye muri aka kanya. Mbere na mbere mbanje kugushimira kubw'ubuntu bwawe bwinshi butumye tugeza amagingo ya turi bazima. Warakoze kuduha agakiza kawe ku buntu, warakoze kuduha umwuka wawe wera utuyobora mu nzira tunyuramo, akatugarura twatanye, akatuyobora inzira ahari umwijima, akatumurikira ndetse akatwigisha ijambo ryawe kugira ngo tubashe kurisobanukirwa, bityo tukumenye Mana. Urakoze kubw'uyu mwanya njye na bene data uduhaye kugira ngo twongere dusangire ijambo ryawe. Ndakwinginze mbere na mbere ngo banze unyeze, unkureho ibidatunganye byose, aho ncumurira mu magambo, mu ntekerezo ndetse no mu bikorwa nkora ntabwo haburamo ibidakwiriye rwose. Ndakwinginze Nyagasani ngo unyeze untunganye. Nuko uyu murimo wawe ngiye gukora, umuntu wese ugiye gutega amatwi ubu buhamya burimo ubutumwa ndetse n'ijambo ry'Imana tugiye gusangira, akorwe ku mutima kandi bimutere gukanguka no gukorwa ku maso yitegereze. Mburijemo gukora kw'imyuka mibi n'ibitero by'abadayimoni byose bihagurukiye kurwanya abagerageza kuvuga ukuri kwawe uko kuri. Uwiteka uturengere kuko ari we wenyine duhanze amaso. Urakoze kugiye kubana natwe, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bahamagawe bose atoranyijwe mu bake. Yesu umwami wacu yatweruriye iby'uru rugendo rujya mu ijuru. Atutiyanga wese ngo yikorere umusaraba we ntazarushobora. None abatubwira ko tugomba kuryoherwa n'iyi si bo babikura he? Ko bashaka ko natwe tubyina umudiho w'abadakenga tubumvire se? None abatubwira ko tugomba kuryoherwa n'iyi si bo babikura he? Ko bashaka ko natwe tubyina umudiho w'abadakenga tubumvire se? Reka nongere nguhe ikaze muvandimwe nshuti, wowe ubashije gufungura iki kiganiro kugira ngo wumve noneho ni ibiki umwuka w'Imana ari kuvuga. Reka nkwifurize rwose umugisha w'Uwiteka Imana kugira ngo ube kuri wowe ndetse n'abawe bose, ariko cyane cyane ndavuga nti amahoro Yesu Kristo ajya atanga, ya mahoro ajya aha abantu be, akubeho ndetse n'abawe bose. Mu minsi ishize hari umuntu uherutse kunyandikira kuri WhatsApp ndetse yohereje voice note. N'umwe nyine mu bantu dukunda kuganira cyane iby'uru rugendo, ariko noneho bitewe n'uburyo yisuje y'indangamuntu y'ikoranabuhanga yahangayikishije abantu benshi, kubera ko abenshi nyine barareba bakibaza umuntu ushobora gufata umwanzuro wo guhagarika kuyifata, ikintu abatekereza bikabacanga. Abavugabutumwa, abapasiteri, ababishop, abasenyeri, abapadiri n'abandi bose bakora muri iki gisata kivugabutumwa, iyo bageze kuri iyi suje y'indangamuntu y'ikoranabuhanga barababwa. Noneho mu kubyoroshya bakavuga bati, yemwe ibi bintu rwose ntacyo bitwaye, ni iterambere nk'irindi dufite ndetse n'ibindi bintu bikoze mu ikoranabuhanga
nta mpamvu rwose yo kwanga indangamuntu. Niko bagenda bavuga bakabyoroshya cyane. Abandi b'abanyamwuka cyangwa se bagerageza kwiyumvamo ko ari abanyamwuka bakavuga bati nta kimana yabitubwiyeho, twarasenze Imana nta kiratubwira, kandi nyamara Imana yirirwa ivuga. Uwo muntu rero yaranyandikiye arambaza ati mu by'ukuri Umwubatsi TV mwagerageje kutubwira rwose ibijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga n'ububi bwayo n'umugambi uyiri inyuma, tumenya rwose ko ari ibya Antikristo. Ubwo ndabivuga mu magambo yanjye, ariko yakoze nyine audio ndende agenda ansobanurira ambwira mu by'ukuri uko abibona, arangije anyereka n'urugero nyine rw'abandi bavuga ko nta kitwaye ndetse rwose ntaho bihuriye n'ubugingo. Noneho uwo mugabo arambwira ati mu by'ukuri uzadukorera ikiganiro udusobanurire mu buryo bwimbitse aho indangamuntu y'ikoranabuhanga ihurira n'ubugingo. Yego, namusubije yuko mu by'ukuri ibyo bintu nanabivuzeho, ariko nibishoboka umwuka w'Imana kongera akampatira kubivuga nzongera mbivuge kugira ngo abantu babyumve. Hari ikiganiro kimwe nigeze kubabwira ko ikimenyetso nyamukuru kizereka abagishidikanya yuko iyi ndangamuntu iri mu mugambi wa Satani, umugambi urambye wa Antikristo, nuko n'abariya bavugabutumwa, bariya bahakanye ububi bwayo, bariya rwose bayemeza bakavuga bati nta kitwaye, bariya babandi abenshi muzi bazagaruka babibwirire imbona nkubone bati noneho dushingiye kuri ibi iyi ndangamuntu ni ya Satani, iyi ndangamuntu ni umutego wa Satani, babihamye. Icyo nicyo kimenyetso nababwiye. Rero uyu munsi ntabwo n'ubundi ngiye kubisobanura cyangwa se ngo nongere nsubire inyuma, kuko iyi suje maze kuyikoraho ibiganiro byinshi pe, maze kuyivugaho mu buryo bwose numvise mu by'ukuri naranguje, uburyo ntumva igisigaye ari iki. Ariko kubera ko Imana ari nziza kandi ihora ishaka kuyobora ubwoko bwayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ishobora gusanga abantu mu nzozi, ishobora kubasanga mu mayerekwa, ndetse no mu ijambo ryayo ikabahishurira umutego uri inyuma y'iki kintu. Abantu rero kubera ukuntu baba bashaka ko ibintu byose biza nyine bigaragara nk'uko bo babitekereza, ngira ngo ahari bamwe baba banirengagije yuko Satani ari umunyabinyoma kandi ari umuriganya, ni incakura, azi kubeshya, azi kujijisha, ashobora kukuzanira ikintu kibi yagisize irangi ukagira ngo ni cyiza. Niyo mpamvu guhuza indangamuntu y'ikoranabuhanga n'ubugingo biracyabagoye cyane. Mutisi ubundi bihuriye hehe? Uzi ahantu bihuriye se? Wenda nahuranyije ntagiye muri byinshi. Bihuriye aha. Hari ijambo Yesu Kristo yigeze kuvuga, avuga ati ahari ubutunzi bw'umuntu niho n'umutima we uzaba. Mwaryumvise iryo jambo? Aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uba uri. Nabisobanuye ubugira kenshi yuko bazafata ibintu byawe byose bakugireho kontrole yose. Uti sibyo hari icyo bitwaye? Yego, ndacyakomeza. Nibamara kukugiraho kontrole yose, kuko ubu ngubu ntayo bagufiteho, rwose nabihamya ko nta kontrole yose bagufiteho, ariko nibamara kuyikugiraho rero bafite ibikuranga byibanze cyane bituma umuntu adashobora kuyoberana uko byamera kose, bituma umuntu adashobora kwitiranwa n'undi, nubwo baba bafite amazina amwe, nubwo baba ari impanga, ariko imboni y'ijisho, imirongo yo kubikumwe by'intoki zose uko ari 10, isura, ibyo byose bazaba babifite ku buryo uzaba uri muri systeme nyine mu buryo bwumvikana. Ngira ngo ibyo twabivuzeho igihe kirekire. Ibyo rero nibivaho hazakurikiraho kwinjizamo ubutunzi. Ubutunzi bwo n'ubundi buba buri mu ikoranabuhanga, kuko niba ari isambu ifite aho yanditse mu kigo gishinzwe iby'ubutaka, niba ari amafaranga yo muri banke afite uburyo nyine bibikwa muri mudasobwa amakuru abarimo, niba ari aho ukomoka, aho utuye, ibyo wize, icyo ukora, n'ibindi byose biba bifite aho biri, ariko mu buryo butatanye. Noneho icyo gihe bizahurizwa hamwe. Nibimara guhurizwa hamwe bizatuma uyobora umuntu cyangwa se uyobora abantu azaba bafiteho ububasha presque 100%, hafi 100%. Ubwo nkuyeho pourcentage nkeya, kuko usibye Imana yonyine niyo ifite ububasha ku muntu 100%, ariko abandi bazaba bagerageje mu by'ukuri. Rero nibamara gufata abantu gutyo, abantu ngo bazi ko bazahabwa ibyiza. Mwibuka ubutumwa bwa wa mubyeyi w'iburengerazuba w'irubavu, muribuka ko yavuze ukuntu inzoka, ikiyoka cya kiyoka cy'imitwe 7 cyarukaga amafaranga menshi abantu bakayarwanira. Murabyibuka ibyo bintu? Mwibuka ibiganiro byinshi navuze bitandukanye mvuga nti abantu bose bazinjira muri iyi systeme mu by'ukuri
hari amahirwe menshi bazabona ndetse n'imibereho yabo ishobora kuzatera imbere bitewe n'iki hazabaho uburyo bwo kuborohereza nyine gutera imbere. Nta muntu utifuza gutera imbere, ariko ibyo bizaba bifite umutego biri kuganishamo abantu. Mwibuke umunsi mbabwira yuko indangamuntu imeze nka rwagakoco. Kuri rwagakoco ushyiraho ikintu imbe bikunda. Ni ukuvuga ngo nushaka gutega ikintu icyo ari cyo cyose, mu by'ukuri abanza kugitega ibintu azi neza yuko gikunda. Reka wenda dutanga urugero rw'inyoni. Izo nyoni ntabwo zishobora kwizana mu mutego nta kintu zikurikiyemo. Zigomba gukurikiramo akaryohereye. Noneho ako karyohereye uko ziri kugenda zigakurikirana, zishiduka zageze mu mutego aho zijya kwibuka kuguruka zarangije gufatwa. Ni nayo mpamvu rero abavuga ibi by'indangamuntu y'ikoranabuhanga, iyo ushatse kubacukumbuza ngo babaze n'akari murori, ntabwo baguha ayo makuru. Ibyo wenda sinzi niba mwarabyitegereje. Hari amakuru bataguha, nko kuvuga inkomoko y'iyi ndangamuntu. Ni igitekerezo cyaturutse hehe, kuko ibintu byose bipfira hehe mu mizi. Aho ikintu cyaturutse ni hehe, kugira ngo twumve niba iyo soko mu by'ukuri iturutsemo amazi meza dukwiriye kuza kuvoma. Cyaturutse he? Aho rero niho twababwiye, tubabwira uburyo atari initiative ya leta y'u Rwanda cyangwa se izindi leta, ahubwo ni igitekerezo cyo muri UN, umuryango mpuzamahanga nka UN. Baricaye nyine baratekereza, kandi uwo muryango nawo ufite abawukuriye bakora mu buryo bw'ibanga, ari nabo bakora ibyo bashatse hano ku isi. Gahunda zose muzabona ziri kubaho ku isi, mujye mumenya ko hari abantu baba bicaye ahantu hatazwi, bakora amanama atazwi, bagatanga amategeko mu bigo cyangwa se mu mahuriro mpuzamahanga, bikagera mu gihugu ukwacyo kigatangira kubyubahiriza, ariko byaturutse iyo hejuru. None indangamuntu y'ikoranabuhanga mwigeze mwumva mu makuru yose mwumvise n'abayobozi bose baca ku mateleviziyo bavuga ibyayo, bigeze bavuga aho yaturutse? Ni igitekerezo cyande? Ntabyo mwumvise. Abantu bagombaga kubanza gukundishwa ibyiza iyo ndangamuntu izazana, kuko byo birahari kandi ni byinshi, ariko bakabahisha. Hanyuma abantu nibamara kubona ibyo bashaka bizagenda gute? Bizagenda gute? Ko bazabaho ibintu byinshi by'ubuntu ndetse bakaborohereza kugera ku iterambere. Ni iki kizakurikiraho? Ni iki kizakurikira iyo neza abantu benshi bazagirirwa, abari abakene bagakira? Kuko mubizi iyi si yagiriye impuhwe abayituye ryari, kuva ryari, ku buryo iha abantu ibintu by'ubuntu ntibishyuze. Kula kulipa. Gahunda ni imwe, ni ukwambura abatuye isi bose ikintu cy'agaciro, hanyuma bakabaha bya bindi byose nyine bo bashaka, babona ko ari iby'agaciro nyamara bishira. Iyo niyo gahunda ihari. Birumvikana ko rero batabibabwira. Niba tuzi ijambo ry'Imana, tuzi neza yuko Antikristo namara kuza, ubwo ndavuga guhishurwa akamenyekana, imyaka 3 n'igice ya mbere izaba ari imyaka rwose y'uburumbuke, abantu bose batera imbere, intambara zihagarare, ibihugu mbese habeho ikintu cyitwa nk'amahoro. Icyo nacyo kigeze kubaho kera mu gihe cy'Abaroma, mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma, byo bise ngo ni Pax Romana. Urumva, icyo gihe kimeze nk'amahoro, aho abantu rwose bazaba ntacyo bikanga. Icyo kigomba kubaho rero. Ibi rero muri kubona byose nizi promesse amareta ari kugenda apromisinga abantu, abizeza yuko rwose iterambere rigiye kuza mu Rwanda, abantu bose bagategekwa kwinjira mu ikoranabuhanga no kugisha inama AI. Nta mukozi wa leta ubu ngubu utarakoze amahugurwa ya AI uzemererwa akazi. Hari nabo numvise birukanye, hari n'abandi banze kubijyamo nyine ntibabashe kubona akazi. Ibyo byose ni ingero wenda umuntu azagenda avugaho. Ni itegeko yuko abantu bose bagomba kwinjira muri ibi bintu. Ni itegeko. Utabyinjiyemo ubwo nyine uzashaka undi boss, ariko muhumure, abafite Kristo dufite boss wacu kandi ntabwo ajya neshwa. Ntabwo rero nshaka gutinda kuri ibi ngibi, kuko hari ubuhamya cyangwa se message nshaka kubaha y'undi mugabo nanone w'inshuti yanjye, nako aracyari umusore, nawe n'umwarimu. Araza kubaha ubuhamya, ababwire noneho nawe uko Imana yamukonvense. Nawe ari mu bashidikanyaga yibaza atari ko se indangamuntu ubundi hari aho ihuriye n'ubugingo, si views baba baje kwishakira n'ibiki, ariko uzumva uburyo Imana iri kugenda ikora ku bantu ku giti cyabo, kuko Imana irashaka umuntu ku giti cye. Indangamuntu y'ikoranabuhanga rero izaba ihuye n'ubugingo, bitewe n'uko nibamara kuba bagufiteho control kandi bakugenera buri kimwe cyose, udafite ububasha cyangwa se uburenganzira bwo kugira icyo ukora ku ruhande batazi.
icyo gihe bazatangira noneho kubaha amategeko. Ikiganiro cy'ejo mwaracyumvise, nako ntabwo ari ikiganiro, ni ubutumwa bwa mwene data Theogene. Yabonye haza amategeko, kandi amategeko agaturuka mu itorero no muri leta. Ayo mategeko umuntu utayubahirije kakamubaho. Uko rero niko bizakora ku bugingo, kuko bazaguhatira gukora iby'Imana yanga ku itegeko. Dore rero aho ubugingo buzapfira naho ngaho. Uti nyine icyo gihe nikigera bazaba integeka mbyange. Utese kandi uri mu mutego. Ibyiza bazaba baraguhaye uzemera kubiruka. Uzemera kubiruka ko bazabanza bakabaryoshya mu kumva nyine uburyohe. Abantu bazanga guhara ibyabo, bareba ubukungu bari bamaze kugeraho, bareba ubukene bari bamaze gutera umugongo, noneho kubabwira ngo ibyo byose mugiye kubireka musubire hasi, noneho mutagira naho kuba. Ninde uzabyemera? Ninde? Reka ibyo tubyihorere. Gusa uwumva n'ubundi aba yarangije kumva, sina ngombwa yuko tuvuga ibintu byinshi. Umwuka w'Imana ubundi niwe wemeza abantu, nge ntabwo ndi hano kugira ngo ngire umuntu nemeza, hoya rwose. Hanyuma rero navuga byinshi, ariko icyo ngiye gusorezaho tugasoma ijambo ry'Imana ubundi tukumva ubuhamya burimo message bwa mwene data. Ndashaka kugira ngo nibutse abantu duheruka gukorana amasengesho y'iminsi 3 yayandi yabaye ku itariki 25 kugera kuri 27. Reka mbibutse, hari ubutumwa bwamanutse bw'ubuhanuzi Imana yanyujije mu mumama, araduhanurira kandi atubwira message ikomeye cyane. Muri iyo message reka wenda mbwire cyangwa se mvungurireho gatoya cyane ku bantu tutabanye, kugira ngo nabo babashe kumva ibyo twabwiwe icyo gihe. Imana yanyuze muri uwo mumama, hanyuma iratubwira iti nimanya amakuru yanyu. Ikindi, abakoze ibyuma by'ikoranabuhanga abo ndabategeka. Iti igihe bateguraga nanjye nari ndi gutegura. Irakomeza iti ibyo muzi nanjye ndabizi, ntabwo mubindusha. Iti nari mbizi ko bizabaho, mbahaye imbaraga. Imana yarakomeje itubwira n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma muri ibyo byinshi harimo ko yatubwiye ko itwujujeho ibyuma byo kudukingira. Hari n'irindi yerekwa rya wa mumama n'ubundi w'irubavu, nawe yabonye abantu banze indangamuntu y'ikoranabuhanga, abona bambara imyambaro y'ibyuma. Muri kumva aho bigenda bihurira. Hanyuma Imana itubwira ko iduhaye imitaka. Ikindi nanone yatubwiye nuko tudakwiriye gutinda kubapinga. Imana iti ndabimanye, mbimye imikorere ya Antikristo, kuko mu bintu twasengeraga ngira ngo murabyibuka yuko twanacogoje imigambi ya Antikristo ahangaha cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Imana rero yaje itubwira ko itwimye imikorere ya Antikristo, kuko kuza ko bigomba kuza. Iti kuko nababaruye nabashyize mu byanjye. Hanyuma nsoza kuri iki, Imana yatubwiye ko yarangije kudukorera amakarita. Yarangije kudukorera amakarita. Iti se ko nabakoreye amakarita, hari undi wakora iyindi? Mwabyumvise. Ubwo nyine abapinga bahita bavuga bati ibyo ngibyo nyine ni bwa buhanuzi bw'ibinyoma, ibyo se ninde wakubwiye ko ari Imana yabivuze? Nta rubanza ruhari, ujye wizera ibyo wumva ushaka kwizera. Nta muntu uzakubaga rwose ngo agucomekemo ibintu udashaka. Ni ukuri. Njyewe icyo nkora ni ukubagezaho ibyo mukeneye kumva. Ibyo mukeneye kumva. Ntabwo mbagezaho ibyo mushaka kumva, oya. Imana iduhana umugisha. Rero tujye gusoma ijambo ry'Imana. Numvise nkizwe ku mutima mbere yuko dukurikirana n'ubundi message ya mwene data. Ni ijambo riri mu gitabo cya Yobu, igice cya 33. Ndasoma mpere ku murongo wa 14 ngere ku wa 16. Haravuga hati, Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Amen. Ushatse wanakomeza hasi ku murongo wa 17 havuga ngo kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe. Washaka ugakomeza. Urumva icyo nashaka kukumvisha? Wowe ukunze kuvuga uti ariko se noneho kusigaye uvuga inzozi nyinshi cyane. Nibyo, ni igihe cyo kubabwira amahishurirwa abantu babonye, ukuntu Imana yagiye isanga abantu mu nzozi ikabahishurira iby'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Ntabwo ari aba gusa, ni benshi ngiye banyihereye ubuhamya. Nimuzajya munasoma amakomantere muzajya musanga hari n'abandi Imana yagiye ibyereka. Ntabwo ari uko baba babitekereje cyane ngo hanyuma ngo bikagaruka, ngo ibintu ngo wiri utekereza cyane ngo nibyo bigaruka mu nzozi. Barakubeshye.
oya siko buri gihe biba biri, ahubwo Imana igisanga abantu mu nzozi, kuko inzozi ziri mu buryo Imana ivuganiramo n'abantu kandi cyane cyane. Duhere mu isezerano rya kera ngira ngo murabizi, hari n'umugabo bitaga Yosefu witwaga Karosi, kubera ko we yararotaga gusa, yabibwira abakuru be batari ku bundi wowe bite byawe, kugera ubwo bamuhimba Karosi kuko yararotaga kabisa, akabarotorera bakavuga bati uyu muntu yarasaze, kugeza ubwo byanamukuririye yuko bamujugunya. Murabyibuka bene data, ndagira ngo mukurikirane ibyo uyu mwene data nanone agiye kudusangiza. Ni nk'inama atanga, ariko kandi hari na message nawe Imana yamwihereye binyuze mu nzozi, binyuze mu bintu Imana yagiye imunyuzamo, koko aza kwemera mu mutima we yuko iyi ndangamuntu irimo tena, irimo ikibazo gikomeye. Nuko nguko umwuka w'Imana akora, agenda abihishurira abantu ku giti cyabo. Message ikomeye cyane irimo aha nuko mudakwiriye kugendera ku bantu, oya, nawe niba ugishidikanya ubaze umwuka w'Imana, arahari kugira ngo agusobanurire. Yego, reka rero mbareke mukurikirane iyi message, njye ubwo ngubwo tuzasubira ubutaha. Uwiteka niyongera gukingura. Shalom. Yesu nashimwe kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Bene data, nshuti z'Imana, cyane cyane abakurikira uyu muyoboro w'iyicano yitwa Umwubatsi TV. Nanjye iyicano Umwubatsi TV nayijoyininze mu minsi yashize, nkurikirana ibiganiro byayo. Nari mfite confusion cyangwa se urujijo ku kijyanye n'iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga izwi nka digital ID mu rurimi rw'icyongereza. Hanyuma rero nasobanuriwe byinshi, ariko nza kugirirwa amahirwe nanjye yo gusobanurirwa byinshi. Icya mbere wenda reka mbwira abantu amagambo Imana imaze iminsi itubwira, iri kurengurira kuri no ndangamuntu ndetse no mu bihe turimo, yatubwiye ibintu bikomeye. Icya mbere, Imana yaratubwiye ngo igiye kubana n'abantu bayo bucece. Icyo kintu mukimenye mwabavandimwe mwe. Mu mwaka 2026 mubyiteho mubyumve, Imana igiye kubana n'abantu bayo bucece. Icya kabiri, nabaje bene data ibintu Imana yababwiye, kwa kundi iyo musenga murabizi mubazanya amakuru, bimeze bite mwebwe, amakuru Imana iri kubaha ameze gute. Ariko Imana yababwiye ijambo rikomeye, irababwira ngo abantu bagiye kurya imbwa bayita ikimasa. Wenda nk'abakongomani cyangwa se n'andi bafite umuco wenda wo kurya aya matungo, reka mbabwire ko mu Rwanda imbwa ari itungo rigize gute, ni itungo rizira kurirya. N'abazirya ni babandi bagiye muri za Uganda cyangwa se abantu bakabazibaga bakazigaburira abantu batabizi, ariko umuntu anamenye ko wamugaburiye imbwa akajya kukurega iwacu mu gihugu cyacu, rwose wabihanirwa. Rero Imana yaravuze ngo abantu bagiye kurya imbwa bayita ikimasa. Icya kabiri, yarambwiye ngo Imana yarababwiye ngo abantu bagiye kwarura amagufwa bayita amaroti. Yabahaye urugero rw'abantu baba bari kuri buffet cyangwa se hariya mu bukwe. Ndara abantu bashobora kudukurikira batazi ngo buffet ni iki. Hariya mu bukwe burya abantu baba barimo bariyarurira, hanyuma umuntu akarura, ariko akarura inyama azi ko ari iroti, yajya kuyirya agasanga ni igufwa. Nshuti z'Imana, uko biri kose murabyumva yuko umuntu ahita yicuza akavuga ati ubundi kinakijyanaga hehe. Rero nayo makuru arimo aratambutswa. Bucya ejo bundi ku itariki 31 z'uku kwezi turimo turasenga, kuko Imana yari yatubujije, iratubwira ngo Uganda bazaba bari kwishimira kurangiza umwaka, barimo barawurasa n'ibindi. Twebwe tuzabe maso, tuzabe turi mu cyumba cy'amasengesho turimo turasenga, ndetse Imana itubuza kurara mu rugo iwacu, iratubwira ngo murebe ahandi hantu muzasengera. Ubwo rero byabaye ngombwa ko dufata umwanzuro wo gusengera aho twari turimo turasengera. Turaba tuti nta tuzagaruka kurara, turagenda. Imana rero yatubwiye ibintu bikomeye. Yaratubwiye ngo Satani agiye kunyanyagiza, ngo kandi mu agiye kunyanyagiza harimo n'amafaranga. Iratubwira ngo abenshi ngo bazatoragura, iratubwira ngo tuzirinde gutoragura. Imana yatubwiye ngo hari ibintu byinshi Satani agiye kumena, ngo ariko twebwe mbere yo gutora uzajya ubanza usenga ubaza Imana. Imana yaratubwiye ngo nitwirinde gutoragura. Rero abantu barimo baratoragura. Reka ngaruke ku butumwa wenda. Nagize inzozi
nagize inzozi nanjye numvaga irangamuntu nzayifata. Nagize inzozi mbona mpagararanye n'abasore batatu ndi gusengera iki cyifuzo bazimana nibyo koko ni ikimenyetso cy'inyamaswa si ikimenyetso cy'inyamaswa. Nagize inzozi rero, inzozi nagize zari zimeze gutya, nabonye abasore batatu bahagaze barimo baraganira. Umusore umwe ahita abwira abandi ngo sha iki ni ikimenyetso cy'inyamaswa tu, abantu bari kugifata uko nguko. Izo ni inzozi za mbere. Inzozi za kabiri narose mbona umuntu umwe mu bantu bifotoje, bafashe digital ID bifotoje, ni umuntu w'umuhanuzi kandi w'ikirangirire mu itorero runaka, yaragiye arifotoza. Noneho nza kubona bamuzaniye ino digital, barayimuzanira ikarita yacu y'indangamuntu, murabizi ukuntu bimeze. Iyindi yasaga nk'iri ya Tap and Go abantu bajya i Kigali, nabonaga ifite ibara ry'ubururu. Nyine zino mushyira ku thumbnail y'ama YouTube channel niko nayibonaga. Hanyuma hariho umubare, ariko uwo mubare mbere yuko yarabandera w'umusobanuriro. Iyo mibare yari iteye gutya. Nabonaga hariho 4 guteranyaho 2 utudomo 2. Uwo ni umubare umwe, 4 guteranyaho 2. Imbere ya twa tudomo 2 tugaragaza ko ari umubare ukwawo, hari 5 guteranyaho 1, naho hakazaho utudomo 2. Uwo nawo ni umubare ukwawo. Hanyuma hirya aho handitseho 6. Noneho agiye kuyimuhereza aramubwira ngo reka mbanze ngusobanurire iby'iyi ndangamuntu. Undi ati yego. Ahita amubwira 4 guteranyaho 2 ni kangahe? Si 6. Ahita yandikaga munsi ya 4 guteranyaho 2 aca akarongo gutya, ahita yandika munsi ya si 6. Undi ati yego ni 6. 5 guteranyaho 1 ni kangahe? Si 6. Undi ati ni 6. Ati ni 6. Ubwo bibaye kangahe? Si 336. Undi ati yego. Ahita amuhereza agakarita, ariko uko yari yamaze kwifotoza n'ubundi nta kindi yari gukora, yakakiriye rwose mbona nta n'ikibazo. Rero hari ikibazo abantu bafite muri iyi minsi, bari kurebera ku bandi ngo runaka se we ngo murusha gusenga. Rero umwuka w'Imana yarampishuriye ngo nzabwira abantu ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atari umujyanye. Uwo wita umuhanuzi ntabwo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo wita ngo ni pasiteri ntabwo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo wita ngo ni umudiyakono ukomeye, uwo wita ngo ni ukomeye mu byo kwizera, uzi ko ari umuntu ngo avuga indimi, ngo arahanura, ngo arerekwa, ngo agera gute. Rero umwuka w'Imana yarampishuriye arambwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntago umwana w'umuntu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ku buryo ari we wagenderaho. Nimureke tugendere kuri Yesu. Reka mbabwira ikindi kintu cyabaye iri joro tuvugana ubu ngubu, ari ku itariki bucya, ari ku itariki 2. Yego, nibwo madamu nawe yarose. Madamu wanjye yarose abona umwe mu bantu bagiye kwifotoza, ngo yabonaga yicaye hasi aho abantu barimo barafotorera, ngo aryamye aho ngaho, ariko ngo n'ifoto yifotoje ngo yarwaye uburwayi nyine utasobanura ukuntu. Ariko yambwiye ati nabonaga ifoto ye yifotoje muri bya bimashini imuri imbere, arimo arayireba, yayireba akaboroga cyane, avuga ngo nimundeke nisangire basogokuruza, ngo nimundeke nisangire basogokuruza. Rero bene data inshuti z'Imana, nta kabuza agapfa kaburiwe n'impongo. Nabanje kujya mvuga nti ese ko abantu bakora YouTube channel bishakira ama views, bagashaka ama content azatuma abantu babareba cyase bareba ibyabo, bimeze bite njye uyu muntu yaba ari kutuyobya. Ariko ndababwiza ukuri, nkurikije iby'umwuka w'Imana yanyimishuriye, ibyo ari kwereka umudamu wanjye, rwose pe nta kabuza, ahubwo abantu twige kunyurwa. Reka mbabwire ikindi kintu cyabaye kuri site imwe muri site z'iwacu zirimo zirafatirwa ino ndangamuntu. Hari umukecuru wagiye kwifotoza, agiyeyo yanga kumufata, icyuma cyanze kumufata, ateza akavuyo ngo ni gute ngo icyuma cyanga kumfata. Nyine ubona ari akantu keza yaje gufata. Ni ubuhamya bw'umuntu wari uhari bari kubimubwira. Yatubwiraga umugabo wari uri muri afotora, ngo arangije yaramubwiye ngo se mukecuru, ngo ubundi ibintu urimo urarwana nabyo waba ubizi? Aramubwira ngo ngende umucanshuro, ibi bintu rwose nuko nibereye mu kazi, atari ko ibintu uri kurwanira, ati byihure n'ibicyuma kikwanze, igendere fata nabo buzukuru wawe wigende, ati kandi ntuzanagaruka ahangaha, ubundi uzabuje kwakora iki? Amubwira gutyo. Bene data, umuntu yabimbwiraga ari umuntu yari yumiwe, si no kuvuga wenda ngo ni umuntu wize,
ariko ni kwa kundi inkuru ibera ahantu nyine umuntu akavuga ati ese ni gute ibi bintu wa mugani niba ari ibintu bizima bizanwe n'Imana abantu barimo baravuga kuriya kandi ari nabo bari kubitanga kandi ari nabo bitwa ngo nibo bakuriye ibi bintu. Rero arambwira ati reka nkubwire ibintu ntibyoroshye, reka mbabwira kandi nahuye n'abana babiri b'abakobwa nicara hano ku muhanda, ntabwo nahuye nabo ahubwo nicaye ku muhanda ngewe ntegereje umuntu, hari umuntu nari ndinze, abana babiri b'abakobwa b'abapagani pe b'abapagani bahita barimo barivuganira, umwe abwira undi ngo sha ngo kuri iyi ndangamuntu niho tuzamenyera umurokore wa nyawe n'abishushanyaga n'aba mu nsengero bishushanya. Noneho uwo mwana ndamuzi, ndamuhamagara ni Runa ati ntibite, arambwira ati ni sawa, nese ubwiye ngo iki mugenzi wawe? Yahise ambwira ngo se ndi mwarimu mu buzima busanzwe, ngo tica ni Karame, urabona bino bintu bidakomeye, nese bikomeye gute? Ngo none se ngo nawe mbwira, ati urabona iyi ndangamuntu ari gusa, ati nyine narinde kumubwira ngo tugiye kumenya umukristo nyamukristo n'abandi bishushanya. Uko biri kose iki kintu kirimo kira negosiywaho n'abantu bize n'abatarize, kandi n'umwuka w'Imana uko nari kuduhishurira biragoye. Turi gusenga muri aya masengesho, twagize amasengesho iminsi 7 mu minsi yashize, n'itsinda twari turi kumwe, dufite ukuntu twari twayapanze turayakora. Muri aya masengesho rero Imana yaratubwiye ngo abantu bari gufata ino ndangamuntu ngo bazicuza, ni mubareke bagende bazifate ariko bazicuza. Nshuti z'umusaraba, reka mbabwire buri wese n'amahitamo ye, buri wese n'amahitamo ye. Abantu bafite ubwoba kubera ubutunzi bafite. Hari umuntu watubwiye ubuhanuzi, umuntu yigeze kubahanurira, wenda nako reka nkavuge, ubwo buhanuzi bwari bumeze gutya ngo abuhanuriye mu myaka ya muri za 80 barababwira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ngo nikijya kuza ngo kizaza hamaze kuzaho iterambere, ngo abantu bazaba bafite amashuri, abana b'abantu bazaba bamaze kwiga amakaminuza, abandi bari kwiga amakaminuza, abandi bazaba bamaze kubaka amazu, abantu bazaba baryoshye bafite amazi bafite n'umuriro mu rugo, bazaba batakijya kuvoma kure kandi batafite ikibazo cy'urumuri. Arababwira ngo abantu benshi bazabuzwa ubugingo n'ibintu by'amafuti, uko azajya areba abana be bari kwiga kaminuza avuga ngo sinabata, areba abana be bari kwiga muri segonderi avuga ngo sinabata. Ngo abantu bazajya bareba ibintu bamaze kugeraho, ngo abandi bazaba bafite amasezerano bavuga ngo amasezerano yacu ngo ntabwo arasohora, ngo mbese nitutabikora amasezerano azasohora gute? Hari abantu n'uyu munsi bafite icyo kibazo, ngo mbese ngo nitutabikora ngo ko Imana yambwiye ngo ko nziga kaminuza, abandi bafite ifemba ngo Imana ngo ababwiye kurira indege cyane. Rero bigeze mu butayu munsi y'ibihugu bya hano mu bihugu byacu bya Afurika twumva yuko ari ibintu bikaze. Rero reka mbabwire Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo Imana yatanze umwana wayo kugira ngo twubake amazu, kugira ngo abana bacu biga kaminuza, cyangwa kugira ngo tugire ibindi bintu by'isi tugeraho, ahubwo Imana yamutanze kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ikindi bene data, abantu barimo baranga kubabara bavuga ngo akarengane ngo ntabwo Imana yabyemera. Imana yemeye ko Yobu akena akabura ibyo yari afite. Reka mbabwize ukuri, Imana yemera yuko umuntu anyura mu mibabaro kandi ari umwana w'Imana. Ikindi kandi inkuru za Yobu ziranyigisha, ikintu zinyigisha nuko Yobu Imana yigeze yamugarutseho iramukubira. Bivuze ngo umuntu uzemera akihanganira ibimuriho, akihanganira ibimugerageza, uwo ngo azakubirwa. Ari ijambo Yobu yavuze ryiza cyane kandi rikomeye rishobora kudufasha. Yaravuze ngo umubabaro ntuva mu mukungugu kandi amakuba ntamera mu butaka. Kuki? Bivuze ngo ibyo byose nyine bigomba kugera ku mwana w'umuntu. Ariko reka mbabwire kimwe cyo mu bintu bizabaho, Imana izambika imbaraga abantu bazanga gufata ino ndangamuntu. Nagize izindi nzozi, reka mba arizo nsorezaho. Nagize izindi nzozi, nabonaga ngiye gushaka, ariko nkibaze se ni gute ngiye gushaka? Ariko murabizi inzozi hari icyo ziba zirenguriraho, ushobora kubyibona atari wowe biriho biri ku wundi, ariko hari icyo nabonyemo. Nabonaga ngo ndi umusore, ngo mfite umukobwa mwiza pe, mwiza
urebeye ku isura ku ruhande rw'umubiri yari mwiza. Tugiye kubana, uwo mukobwa tugiye kubana ngo haburaga gato ngo dusezerane, ariko biba ngombwa ko gufata indangamuntu tutazi uzasezerana tudafite iyo ndangamuntu. Hanyuma twanga kuyifata, birangira tugiye duhunze, ngo turahunga. Duhunze tujya kuba mu ishyamba. Hanyuma mu kujya kuba mu ishyamba, mu nzozi, urabizi uri kurota inzozi ubona n'ibintu nk'umuntu atekereza mu mutima. Abantu berekwa n'abantu barota inzozi ni ibintu bijya gusa. Nabonaga rero muri twebwe ngo Imana yarishira rya bindi abantu bagirira ari igo ry'ubusambanyi, ngo yarishere wanjye ukaba wagenda no, nabonaga Imana yarishira ari muri nge rwose, hahandi ho kumureba nka mushiki wanjye. Hanyuma twari turi aho ngaho nyine twarihishe ngo tutazayifata, ariko ikintu cyantunguye nagiye kubona mbona baje kuduhiga, mbona batwirukaho, nkabona mfite amababa nkahita nguruka, agakomeza akatwirukaho, mbona ngize amababa ndaguruka. Hanyuma hano nahungiye rero nagiye kubona mbona mukuru w'uwo mukobwa araje, aratubwiye ngo mwaje mukajya gufata digital ID. Adufata ku ngufu nk'umuntu rwose ufite gahunda, ni njyewe yafashe, umukobwa ntiyamufata. Arangije arambwira ngo waje ukajya gufata indangamuntu nk'abandi, ukuburi kwigira ibiki. Arangije namubwiye ijambo rikomeye, naramubwiye ngo mva nkubwire. Undi ati amfashe mbona ari bunjyane rwose. Ndabwira nti urabona murumuna wawe ukuntu ari mwiza? Ati ariko rero nubwo ari mwiza, ubukwe ntabwo buruta ubugingo. Ati nitwa tujya gukora ubukwe se ntubizi? Ati sinatanze inkwano. Ati rero nubwo ibyo byose nabitanze, ibyo byose nkaba narabikoze, ariko ubukwe ntabwo buruta ubugingo. Nuko nguko namubwira. Nimara kumubwira gutyo, ngo sinzi ukuntu yarangaye gatoya, mpita ngira gutya neza, ndanyoroboka ndamucika, mpita nkanguka maze kumucika. Rero bene data nshuti z'umusaraba, naya makuru namfitiye abantu bakurikiye yicano yitwa Umwubatsi TV. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byayo, ariko kandi agapfa kaburiwe n'impongo, uzapfa yumvise ntazagire uwabibaraho. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Hanyuma mwabyumvise sinivuza amazina, ni kubera impamvu z'umutekano wanjye, ntago nigeze nivuga amazina. Icyakora uyu mwene data ku Mwubatsi TV we amazina yanjye arayazi. Hanyuma ndi mu gihugu cy'u Rwanda, ndi mu tuno turere tumwe twatangiye kugeragerezwamo digital ID. Kugeza uyu munsi ntago baratangira kutwirukaho, ariko niyo makuru, niyo mateka. Tuzi neza yuko byanga byakunda, akarengane tugomba kugacamo kandi tukakemera. Twatangiye gushakisha indi mirimo twakora, kugira ngo wenda niba ngombwa ko twirukanwa mu mirimo, byaba byiza byaba bibi, uko bizagenda kose bizwi n'Imana. Niba no kurara mu bihuru tuzaharara, Imana izaduha imbaraga. Gusa nabonye Imana yo yambika abantu imbaraga bakanaguruka. Ntekereza ko kuguruka wenda mwene data araza kudufasha ku Mwubatsi TV, kuba abantu bari kukwirukaho kaguruka. Ntekereza ko zaba ari izindi mbaraga waba uri murahabwa, nkuko na mwene data wundi numvise mu kiganiro yatambukije nawe yagiye abivuga. Rero Imana ibaha umugisha. Nuko nguko nubwo butumwa nari mbafitiye. Mugira amahoro y'Imana. Inyamamba waherewe mu rugendo, nikakwibagiza intego y'urugendo. Buryo cyambaye umwambaro w'urugamba, ntukaririmbe nk'abanesheje. Irya mpamba waherewe mu rugendo, nikakwibagiza intego y'urugendo. Aho ntuzabazwa uko warutangiye, uzerekana uko warusoje. Iyo sambu wahawe, nikakwibagiza intego y'urugendo. Amafaranga utunze, ntaza kwibagiza intego y'urugendo. Imodoka wahashye, ntiza kwibagiza intego y'urugendo. Umugore washatse, ntaza kwibagiza intego y'urugendo. Umugabo wagushatse, ntakakwibagiza intego y'urugendo. Nabo bana mwabyaye, ntibaza bibagiza intego y'urugendo.